Bakunzi ba Zaratunyuze TV, nongeye kubasuhuza aho muherereye hose mu mpande zose z'isi. Abatuye Uburayi, Aziya, Amerika, Oceania, Afrika, mwaba mumeze mute? Dusuhuza abakunzi bacu batwandikiye harimo Sibororeme Ernest, Padiri Nyirimanzi uri muri Repubulika Dominicana, Rusanganwa François uri mu Burundi, ndetse namwe mwese mukurikiye iki kiganiro. Tugumye kubasaba kutwandikiraho muherereye muri comment zacu, muturamutsa nk'abavandimwe, ari nako mukomeza kwiyandikisha kuri uru rubuga munasangiza abandi ibi biganiro. Uyu munsi mu mateka turabagezaho insigamigani igira iti yazize abaswere. Uyu mugani bawuca iyo babuze agashweshwe k'ikintu umuntu yazize, nibwo babura uko babikika bagapfa kuvuga bati yazize abaswere. Wakomotse kuri Kiranga cya Sagatashya w'Imagu na Rugarika ahahoze ari muri Gitarama ahasaga mu mwaka w'1600. Mu mateka y'u Rwanda harimo n'ayacukumbuwe n'umupadiri Léo Delmas mu gitabo cye yise Généalogie de la Noblesse du Rwanda, aho yagiye agaragaza amwe mu moko y'Abanyarwanda n'inzu ziyakomokaho. Muri iryo sesengura niho yanagaragaje ko hariho ubwoko bw'inzu bwitwaga Abega b'Abaswere. Abacukumbuzi b'amateka y'impitagihe bagaragaza ko amateka nyakuri agaragaza ko aba bafite inkomoko kuri iyi nsigamigani. Ubundi kera ubwoko bw'Abega bwari bumwe bwose. Bukeye ku ngoma ya Mibambwe Gisanura bicamo ibice bibiri bitewe n'inzigo. Hariho umugabo w'umwega witwaga Kiranga, hagatura Imaga na Rugarika ahahoze ari muri komine Musambira. Bukeye umugabo Mugarura w'Umutsobe wari umwiru mukuru n'umutware wa Gisanura wari utuye ikinyambi cya Runda na Gihara, arongora mubyara wa Kiranga witwaga Nyirandama ya Mpungawu ku Murera wa Ngoma hamwe no kwa Kirangu. Yamushyize mu rugo rwe rw'ikinyambi. Nyirandama amaze kurongorwa, Kiranga ajya gukeza kwa Mugarura, biba kwisanga kuko mubyara we yari inkundwakazi. Mugarura yaramukunze cyane bimutonesha, amugira umutware w'urugo rwe rw'ikinyambi ari rwo rwa Nyirandama. Kiranga amaze kwizihirwa n'ubutoni yuzura na mubyara we Nyirandama karahava, ndetse akabubyara agatuma ahinduka nka nyir'urugo. Rubanda rwaje gutangira kubihurahura babihwihwisa kugeza ubwo bagenzi be batangiye kumurega kuri shebuja, ariko Mugarura we yanga kubyumva kuko yamukundaga cyane. Abandi nabo banze gushirwa bagumya kumureguza kugeza ubwo ibirego bimwuzuye. Yaje gushyiraho ingenza zo kumugenzurira rwihishwa ngo nizibibona zizamufate abone icyaha cyo kumunyaga. Ingenza zitangira ubwo zirubikira. Nyirandama na Kiranga ntibakabimenye kuko byagirwaga rwihishwa. Rimwe rero Mugarura yari yaragiye mu rugo rwe rw'Ibunyonga h'Ikayenzi. Kiranga na Nyirandama baza gushyikirana. Icyo gihe ingenza zari zibereye hafi aho zigira zitya ziroha mu nzu zibagwa gitumo. Kiranga arahubuka ahubukana icumu, bagiye kumufata aritikura umwe mu ngenza amutsindaho, akaba Umutsobe mwene wabo wa Mugarura. Intumbi imaze kugarama, Kiranga yarahunze ajya iw'Imagu, akoranya umuryango we awumenyesha ko yishe mu Batsobe. Bose bahera ko bisuganya bateranira hamwe kugira ngo barinde inzigo. Hagati aho inkuru ishya umuti igera kuri Mugarura i Bunyonga, bamumenyesha ko Kiranga yishe mwene wabo wari mu ngenza ze. Mugarura yavuye i Bunyonga igitaraganya ajya ikinyambi ahambisha ya ntumbi. Yamaze guhambwa, Abatsobe bajya inama yo gutera Abega b'Imagu bashaka guhora. Bamwe bagira bati turatera mu Bega b'Imagu baratumara dushirireyo turi benshi kandi twahoreraga umuntu umwe. Bati ahubwo ibyiza nuko twajya kurega ibwami. Bemeje ibyo. Mugarura abajya imbere n'ibumbogo kwa Gisanura, akoma yombi ati Nyagasani, Abega banyiciye umuvandimwe, none ndagusaba kubatumira ngo bambarize icyo bamuhoye. Bahise bahutikanya barabatumira, baritaba basanga Gisanura ibumbogo. Bagezeyo Mugarura ashinga urubanza mu buryo yahatse Kiranga akamukiza, hanyuma we akarenga akamucyurira urugo. Yunzemo nuko yishe murumuna we wari usanze aryamanye n'umugore we, yamwumva agashiguka akamutikura icumu akamutsindaho. Babajije Kiranga icyo yamuhoye, araricurika ararahira ati uwo muntu namwishe nte ko maze iminsi ndi iwanjye narasezeye kuri Mugarura ngo njye kumara urubanza kandi ko rubanda rwose rubizi. Icyatumye avuga atyo nuko yamwishe rwihishwa nta wundi muntu uhari, yemwe nta n'induru yavuze.
ubwo ariko mbere yo gucirwa urubanza ibwami bari batumije Nyirandama Mukamugarura bamubaza ko bamusanganye na Kiranga koko. Arabihakana arumiriza, ahubwo abemeza ko Kiranga yari yarasezeye agataha. Ati uwo yapfuye undi amaze amezi 2 we. Bamubaza uko yamenye uwishe uwo muntu, ati twarabyutse dusanga intumbi igaramye mu rugo, sinamenye uwamwishe. Naho ni inama y'abega b'imago. Abatwari bari aho batangishije Mugarura abagabo arababura. Umwe mu bega bari aho abindikiranya Gisanura atica inzigo. Ubwo ngubwo uwo muntu yishwe n'abaswere, bishatse kuvuga yuko yishwe n'abasambane, ntiyishwe n'abega. Rubanda rwumvise iryo jambo abaswere inkwekwe bayivaho biyamira, barabiseka bihinduka urwenya, ndetse na Gisanura arabiseka. Mugarura arumirwa abura icyo avuga. Gisanura aca inzigo. Kuva ubwo abega bakomoka kwa Kiranga batangiye kubita abaswere. Uciye aha bati ni umuswere, uciye aha bati ni umuswere. Bakomeza kubyogeza, ubwo bivamo guhinduka nk'ubwoko bw'abarasangata ariko bubi kuko byaturutse ku nzigo. Niyo mpamvu y'uyu mugani bacira ku muntu bayobowe agashweshwe k'icyo yazize bakabura uko babivuga. Bati ubwo ngubwo yazize abaswere. Kuzira abaswere bikaba bishatse kuvuga ngo kuzira inkonkobotsi itazwi. Murakoze cyane guhitamo Zaratunyuze TV. Imana ibahe umugisha. Kunanga muzibanire ni nko kubura umwambaro uri umusore. Kunda nguhoza mukara, kunda we, kunda nguha amata y'inyamamare, kunda